ryatangiranye umwimerere waryo ariko uko ibihe bigenda abantu bagenda biga indi mico bagenda bigana ibindi bintu bagenda babona uko isi izamuka nabo bagashaka kujyana cyo hambere ndavuga mu gihe cyacu tukiri abasore ingimbi wabonaga umukozi w'Imana yiyubashye yego aciye bugufi yego kandi ari nyangamugayo yego ashimwa naho anyuze hose buri bantu bose bumva bakeneye kumusanga ngo bagire inama. Abakera nta terambere ryari riho ahubwo abantu bwabo barashaka inyungu cyane bitandukanye n'abo bantu babyiyitirira muri iki gihe cya none kuko bo iyo bagenzuye neza usanga naho bahuriye na Eliya kuko Eliya yarafite ibimenyetso bimuranga nk'umuhanuzi w'Imana n'ibimenyetso yakoraga n'ibitangaza byagaragariraga abantu ariko ab'iki gihe ni ukubivuga atyo ni idini ryubakiye ni itorero ryubakiye kuri Bibiliya. Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose abadukurikira bari mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi dufite umugisha wo kubana n'abakozi b'Imana n'abashumba n'abapastori ndetse kandi n'ababyeyi bacu mu buryo ubu cyangwa se ubundi bisobanuye ngo n'abantu bakuze mu by'umwuka niyo mpamvu uyu munsi nifuje kubana nabo n'abaprofise duhuriye ahantu ariko ntibisobanuye ko birangiye ahubwo nzabasanga naho batuye kugira ngo tujye tugirana ibiganiro bishobora gufasha benshi muri iki gihe. Bibiliya iravuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo kandi ijambo ni ryo ritubatura. Aba rero bo bashobora kudufasha noneho birenze uko twebwe twabitekerezaga. Reka tubakire. Muraho neza? Muraho. Yesu nashimwe. Ndagira ngo wegereze mikoro kugira ngo noneho uze kutwibwira amazina yanyu. Yego. Ndi Reverend Pasteur Nsengiyumva Salatiel. Yego. Umwe mu bashumba ba AEBR. Yego. Kaba nkorera umurimo w'Imana kuri Base. Yego. Aho bitaga kwa Nyirabasare kera. Yego, Imana ishimwe cyane. Yego. Uregereza n'umushumba mugenzi wawe kugira ngo nawe atwibwire. Murakoze cyane. Banyita Pastor Anthony Bimenyimana nkaba nkorera umurimo w'Imana mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Yego. Mu toro ry'Ababatista. Yego. Murakoze kuduha ikaze. Urakoze cyane mushumba kutwibwira. Reka ngusabe kugira ngo uhite kunasenga Imana uyiragize umwanya tugiye kujyamo usabira umugisha n'abadukurikiye kuko ubudeja bamaze kugeraho barimo baratureba mwamaze kubibwira. Reka none umuntu abasengere mu basabira umugisha kugira ngo Satani atabanyaga ahubwo bagumiza urushinge aha ngaha. Kadusenga Imana. Yego. Mana nziza turagushimiye turaguhimbaje izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ushimwe kutwongera iminsi yo kubaho. Ushimwe kubw'uyu mwanya tugiye gusangira ibiganiro by'ijambo ryawe byo kumenya no gusobanukirwa icyo dushakaho n'ukuri kuri uyu mwanya ku bantu bari ahantu hatandukanye. Turaguhimbaje ukomeze ubane natwe kandi tugire neza wigaragaze mu biganiro byiza tugiye kugirana n'abatwumva n'abatureba ni mu izina rya Yesu Kristo amen. Urakoze cyane. Ongera usubize mikoro. Ni Salatiel Nsengiyumva. Yego. Yego. Nsengiyumva Salatiel. Uyu munsi nabatumiye kugira ngo tuganire. Ikintu ushaka kugira ngo tuganireho cya mbere urabona ikigaragara murakuze. Yego. Murakuze mugeze muri cya kigero twita inararibonye. Yego. Inararibonye rero baba barabonye ibintu byinshi kandi baba bakibona byinshi. Mwagiye mubona ibitambuka mukirindirira rugamba mwabonye abahanuzi bagiye baduka bakavuga bati intambara. Yego. Abandi bakavuga bati inzara. Abandi bakavuga bati mwihane kuko mutihanye Yesu azaza. Hari n'igihe kigeze kugera muri za 90 guhera 97 kugeza 99 bavuga ko Yesu azagaruka muri 2. Yego.
ati azaza muri bibiri isi zaba yarangiye ibintu bizaba bimeze gutya. Icyo gihe turakirenga tugeze noneho mu kindi gihe cy'isi irimo ikoranabuhanga rikataje cyane. Tujya kubona tukabona umuntu araje kuri kamera akavuga ati nimwumve ibi ngibi murapfuye murashize nimutihana bizagenda gutya. Rimwe na rimwe bamwe ntibanatinye no guhanurira igihugu cyabo aricyo gihugu cy'u Rwanda, bagihanurira amakuba bavuga bati no mu Rwanda karabaye barahunze bigenze gutya yerererere, ndetse batanga n'igihe bagatanga amatariki. Ujya kumva umuntu aravuze ngo musengere ukwezi kwa 8 musengere ukwezi kwa 7 ngo nimwe mutagusengera hazaba ibi. Mugabo ntitubone insinzi ya bwa buhanuzi, ntagaruke avuga ati mwarasenze niyo mpamvu dufite amahoro. Iyo witegereje ku bakozi b'Imana ba kera nabwo ubu ngubu ubona abubu ngubu nibo bukuri, abakera nibo bibinyoma, abubu nibo bafite iterambere, abakera bari mu buyobe. Wabisobanura gute nk'umuntu mukuru kandi ubana n'Umwuka Wera? Urakoze cyane kuba mbajije icyo kibazo. Yego. Kandi ikibazo cyiza cy'ingenzi abantu muri iki gihe bakeneye gusobanukirwa. Yego. Mu by'ukuri ntabwo ndi Imana ngo menye imitima y'abantu, ariko ndi umukozi wayo kandi yananyihishuriye byinshi mu ijambo ryayo. Ari mu kuryiga ari no mu kurikoresha. Uyu mwaka no 45 ndi umukozi w'Imana, umupastori. Amen. Nayoboye amatorero menshi, nahuye na byinshi. Rero abakozi b'Imana bo mu gihe cyo hambere, ndavuga mu gihe cyacu tukiri abasore ingimbi, wabonaga umukozi w'Imana yiyubashye, yego, aciye bugufi, yego, kandi ari inyangamugayo, yego, ashimwa naho anyuze hose. Buri bantu bose bumva bakeneye kumusanga ngo abagire inama ngo abafashe, kandi ibyo babwiye ugasanga mu by'ukuri bibagiriye umumaro. Yego. Akenshi ko yanabikuraga mu ijambo ry'Imana akabasengera mu kuri. Ibyo rero nibyo nagiye mbona ngiye nkiri umusore kugeza ubwo nanjye ninjire muri uyu murimo nka winjiramo mvuga ubutumwa. Dukorana na bagenzi bacu benshi cyane cyane nabo mu madini atandukanye. Twahuriraga mu manama atandukanye cyangwa mu biganiro bitandukanye. Abo hambere rero bakoreshaga ukuri ku ijambo ry'Imana. Yego. Kandi ntibakeneraga n'ibihembo cyane ngo ubone nibyo bashize imbere mu gukora uyu murimo w'Imana. Ahubwo baritangaga ku buryo bwose, bagakoresha ibyo bahinze. Ni noneho abumva ko hari icyo babafasha akaba ari bo bagira icyo babagenera, ariko batitaye kuvuga ngo ndakora kugira ngo mbone iki ngiki. Ahubwo bakoreraga Imana bayitegerejeho ingororano zayo itanga, kandi bakabikora babikunze. Hanyuma muri iki gihe cya none, iki gihe cya none byaradutangaje cyane ku buryo hadutse abantu bita abakozi b'Imana. Kuko mbereho umuntu ntabwo yapfaga kwitwa ngo ni umukozi w'Imana. Yego. Hari ibyo yagomba kuzuza kugira ngo abe umukozi w'Imana. Benshi bigaga amashuri ya Bibiliya, bakayiga rwose bakarangiza, nyuma bakemerwa n'ubuyobozi bw'abatumye, bakimikwa ku mugaragaro. Ariko ubu urahura n'umuntu ugasanga bambaye imyambaro y'abakozi b'Imana, utazi niyo bayikuye, utazi naho bimikiwe. Noneho mu kujya kuvuga ubutumwa, ugasanga ubutumwa bwabo ntabwo bushingiye kuri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Niyo bakoresha, ariko mu by'ukuri ari kuyigira igikoresho kugira ngo bagere ku ntego zabo. Yego. Niyo bakoresha mu by'ukuri atari n'Imana ivuze, ahubwo ari kugira ngo bagere ku ntego zabo. Reka ducumbikiraho uhereze Anthony mikoro nawe mubaze. Hari akantu pastor aravuze ngo abakera ntabwo bakoreraga ibihembo cyangwa ngo umurimo w'Imana bawukore mu nyungu zabo. Aho impamvu batakaga ibihembo cyangwa batakeneraga ikintu icyo ari cyo cyose, si uko iterambere ryari ritoya ry'imibereho. Kuko kera umuntu yashoboraga kujya kuvuga ubutumwa yambaye ipantaro iteye ibiraka,
akajya kuvuga ubutumwa yambaye inkweto yacitse bakamwumva, ariko kuri ubu ngubu biragoye ko babona aho winjira. Aho ntabwo yaba ari uko iterambere rigenda ryihuta cyane, akaba ariyo mpamvu bakenera ibihembo bitewe n'uko imirire, imihahire, imibereho, imyambarire, kubaka inzu biragoye cyane kuri ubu ngubu. Aho byaba biri mu icyaha kuba nakora umurimo w'Imana natse ibihembo? Murakoze cyane. Uko itorero ryagiye rikura nuko itorero ryatangiranye umwimerere waryo, ariko uko ibihe bigenda abantu bagenda biga indi mico, bagenda bigana ibindi bintu, bagenda babona uko isi izamuka nabo bagashaka kujyana nayo. Rero ntanavuga ngo abakera nta terambere ryari ririho, ahubwo abantu bwabo barashaka inyungu cyane kuruta Imana, n'ubutumwa bwabo bugaragaza ko bashaka amafaranga, barashaka inyungu. Abantu benshi babyitirira ko bashaka kugira ngo bagire ibyo baronka, nkuko mugenzi wanjye yabivuze. Ubutumwa bw'uyu munsi rero ntabwo bushingiye kuri Kristo. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bavuga ngo Imana iravuze. Uko ateye intambwe Imana iravuze, ukibaza nimba Imana yacu ikoreshwa na telekomande. Yabaye radiyo. Umuntu wese Imana iravuze, uwahuye n'uwese Imana iravuze, ku ma social media, ku ma TV Imana iravuze. Ukareba umuntu Imana ivugiyemo, ukareba umuntu uvuze ibyo bintu, wareba imbuto ze ugasanga koko Imana ntivuze. Kuko kubwo abantu bataye umwimerere w'umwuka wera, ntibagifite imbaraga z'umwuka wera, buzuye imbaraga z'iby'isi. Kuko n'imbuto nizo zizatwereka umuhanuzi w'ukuri. Murakoze. Urakoze cyane. Subiza ni Saratieri. Hanyuma kuba umuntu yafata Bibiliya akabwiriza ubutumwa bwiza, yenda akajya nko muri Bibiliya akavuga ati Eliya yageze ku mupfakazi aravuga ati mubanze muteke akagatsima muncumbire njye mpage ubundi mu nyuma mpanure, akoresheje Bibiliya. Icyaha kiri he ko n'ubundi byanditse? Ibyanditswe biba byanditswe, ariko iki gitabo cyitwa Bibiliya gitandukanye n'ibindi binyamakuru, gitandukanye n'ibindi bitabo. Ubundi Bibiliya biva ku ijambo biblioteke. Ni ahantu dushakira ubusobanuro bwimbitse ku Mana yacu. Niyo yabyandikishije ikoresheje abantu bera b'Imana. Kubw'ibyo rero barayitwaza bakayikoresha muri za nyungu zabo nk'uko mugenzi wanjye yahoze abivuga, ariko mu by'ukuri ntabwo uwo murongo yasomye ntazi context n'igihe icyo gihe uwo muntu yari arimo no muri iki gihe cya none. Arashaka kubyitiranya icyo mu isezerano rya kera n'ibyo mu isezerano rishya. Taza kunshika cyane aho hantu. Hanyuma Imana yabihinduka rero? Oya, Imana yahoze hari ya yindi. Abantu barahinduka ariko Imana ntihinduka. Ariko bitandukanye n'abo bantu babyiyitirira muri iki gihe cya none, kuko bo iyo bagenzuye neza usanga ntaho bahuriye na Eliya, kuko Eliya yari afite ibimenyetso bimuranga nk'umuhanuzi w'Imana, n'ibimenyetso yakoraga n'ibitangaza byagaragariraga abantu. Ariko ab'iki gihe ni ukubivuga atyo, nyuma yaho rimwe na rimwe hari n'igihe ibintu byabo bitaramba ngo bimara imyaka myinshi. Nubwo turiho uyu munsi bamwe bakaba bagihanura mu myaka 3-4, ariko ntibizaramba kuko ibyo bahanura ntabwo babivuye ku Mana. Akenshi ni bijyanye n'ayanda no kwishakira imibereho kugira ngo bube buca kabiri, nibamara kubona urushoro bikomereze mu bindi. Nge niko mbibona, kuko ibyo bahanura byinshi nta gisohora kirimo, ni ibintu biraho. Nawe wabyivugiye uti hari abavuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda hari bigiye kuba, hari bigiye kugenza gute, tugategereza tukabibura. Mu mwaka wa 2000 twigeze kujya hano kuri stade i Kigali, bavuga ngo Yesu ashobora kuza, ko araza muri iryo joro. Nari mpibereye icyo gihe Perezida yari Bizimungu Pasiteri, nari mpari njyewe. Twagejeje saa 6 yaranambaye ikoti rirerire rya kabuti, aravuga ati uyu munsi unasa n'indi yose.
muraza kubona ko biri buze kugenda burabakeraho nta Yesu tubonye. Hari abandi bigeze guhanura ngo Yesu ngo araturuka iburasirazuba ngo araje guhurira nawe ku Rusumo. Ibyo ntibyigeze biba. Hari abandi kera bigeze gutangiza itorero bavuga amatariki n'imyaka ko Yesu azaza. Bo kwa Ellen White, abo kwa William Miller. Abo kwa William Miller njya navuga abo mu gihe cya mbere mwiyaduka ry'abantu bashatse gukurikiza imico y'abayuda y'abayahudi ngo barahuka isabato, noneho bakavuga yuko Yesu azaza ku itariki n'ukwezi n'umwaka babishyiraho. Ibyo byarangiye ntawe. Nyuma abantu babaje bati ahubwo ngo nibwo yari kweza ubuturo, ngo niho yari kugerayo, ngo nibwo yari akigera mu ijuru avuye hano ku isi. Kugenda kwa Yesu nicoga juru se ko Yesu ari Imana gishobora gutwara imyaka myinshi kigenda. Yesu ni Yesu Kristo, ni umwana w'Imana kandi ni Imana 100%. Niwe twamamaza kandi niwe dukwiriye kubwira abantu ko niwe nzira y'ukuri, niwe bugingo, niwe mukiza w'abari mu isi. Nta muntu ukiza undi uretse Yesu Kristo, niwe mukiza kandi niwe twiringiye. Kumva rero abahanuzi n'abandi bavuga mu ijambo ry'Imana baryitirira rwose nibasige gukomeza kubeshya Abanyarwanda. Abanyarwanda tumaze kujijuka. Abanyarwanda tumaze kujijuka, ntabwo turi babandi rwose kwirirwa ducuruzwa, ahubwo dukwiriye ijambo ry'Imana kutunyura akaba ryo rituyobora. Yego, urongera uhereze Anthony mikoro. Hanyuma mushumba, havutse amadini menshi cyangwa se n'amadini, havutse amadini menshi mu gihugu hose, ndetse si mu Rwanda honyine no mu bindi bihugu ayo madini arahari, ariko asa nazanye impinduka mu ivugabutumwa. Tukabona n'amadini adashobora kubwira abantu kwihana icyaha, tukabona n'amadini arimo arabwira abantu ibitangaza gusa. Mu by'ukuri iyo witegereje ukareba inyigisho zeze mu madini ariho, cyane cyane afite n'iterambere, kuko usanga ari amadini afite ubushobozi bwo kwishyura televiziyo runaka, usanga ari amadini ashobora gukora live stream, usanga ari amadini afite ubushobozi, ariko ugasanga inyigisho zabo nizo kubwira abantu ko Imana itanze inzu, Imana itanze imodoka, Imana tanze umugore mwiza, Imana. Ndetse ejo bundi hari n'umushumba mugenzi wanyu yarahagaze rwose ariyigisha abantu bafashijwe, arangije aravuga ngo ikipe yitwa Amavubi Imana ijyanye mu gikombe cy'isi mu rusengero. Iyo witegereje ubona ubu buhanuzi ari iki bufasha abantu mu bijyanye n'ubugingo cyangwa se by'umwuka. Murakoze cyane kongera kumbaza ikibazo kiza nk'iki. Gutangira kw'amadini menshi nta kibazo bifite. Yego, ikibazo gihari n'uburyo intego y'amadini atandukanye yatangijwe. Ko Yesu ubwo yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Yego, ishami rero rishamikira aho rishaka ku giti. Rishobora gushamikira muri itorero, rigashamikira kuri Imana. Ishobora kwemera kugira ngo hatangira amatoro menshi nibura agera ahantu henshi, ariko Satani nawe afite izindi trike, afite ayandi mayeri akoresha kugira ngo amatorero atandukanye atangire muri ubwo buryo amadini. Ibyo rero niho biboneka ko abantu benshi batangiza idini ridashingiye kuri Bibiliya. Yego, ubundi ntabwo twiga Bibiliya kugira ngo tuyimenye, twiga Bibiliya kugira ngo twimenye. Yego, buriya wize Bibiliya ntigutere kwimenya, ntabwo tuyigira ubumenyi, kumenye ntaho bwakugera. Ako wize Bibiliya ukimenya icyo uri cy'imbere y'Imana aba ari byiza kuruta. Nabwo bwa buhanuzi rero buhanurwa ariko budashingiye kuri Bibiliya. Abantu bakirirwa muri ibyo Imana yambwiye ntibabona umwanya wo gusoma. Iryo toro ntago ryaba ryubatse, idini ntago ryaba ryubatse ku rutare, ryaba ryubatse ku musenyi. Ni nayo mpamvu zasanga ubutumwa muri no misi bwarabaye nk'ibindi byose. Abantu basigaye babisuzugura, bareba ati by'amadini, kubera ko hari abantu batangiye kubera inyungu zabo, babitangiye kubw'inyungu zabo. Ariko ibyo nabyo ntibizaramba, kuko itorero rya Kristo, kandi itorero rya Kristo ryubatse ku rutare, nta uzariranduraho. N'uyu munsi abantu benshi bazi ko itorero ryafunzwe, ariko ndakubwira ibyafunzwe ni inyubako z'abana b'abantu. Itorero ry'ukuri
ni umutima ni wowe ni njyewe ntabwo twafunze rero ahubwo aho umuntu ari hose yasenga. Yego. Hanyuma ejo bundi nakiriye umutumirwa aransetsa cyane, simbizi nimba yenda ari umwuka umbamo wo gupinga. Muri Bibiliya hari ahantu handitse ko Eliya azagaruka. Aravuga ati ni Ngeriya. Oya wisubiza mikoro niba ndikubaza. Ati ni Ngeriya waje gutegurira Yesu. Twari turi hano muri iki kibuga. Ati kimenyimenye sinzapfa. Hari n'igihe bari bagiye kunyica duhereza ibimenyetso bigaragara rwose. Aravuga ati dore haranzengurutse bagiye kurasa imbunda zose zanga kurasa ku gihugu kimwe duturanye ngo yararimo. Ese birashoboka ko nyine muri iki kinyejana turimo yaba ari Eliya? Nge sinemeranya nawe no mutumirwa wawe, ntabwo ari Eliya ku ruhande rwanjye. Nta nubwo nzahamya ko ari Eliya. Eliya ni Eliya wa wundi wa Bibiliya. Uwo ni Eliya wa hano muri quartier ya hano, hari quartier ni quartier ni Eliya wo muri Kagugu, ntabwo ari Eliya w'u Rwanda. Si Eliya wa Bibiliya, si Eliya wa wundi w'Imana. Cyokora ni kiremwa cy'Imana. Yego. Urakoze cyane. Reka mbaze umushumba nawe. Nabonye byinshi. Nigeze nagira gutya ndatembera njya mu gihugu kimwe twegeranye. Yego. Urugo nashyikiyemo baza kugira ikibazo cy'umuntu wari wapfuye yaguye ahantu, bituma mbabaza story. Barambwira ngo yaguye ahantu mu rugo rw'umugabo witwa Yesu wa Migurumiko, ngo yaje avuga ko yitwa Yesu. Noneho ahamagara abantu, no kuvuga ngo hari abagore bagiye bati ngo zabo bakajya kubayo. Yego. Hari abakobwa bagiye bata iwabo bakajya kubayo. Hari abantu bagiye bata imiryango yo bakajya kwiberayo, cyari ikigo nyine nko kubona hano ari mu kigo. Yesu wa Migurumiko akoga amazi yoza akaba ari yo banywa. Yego. Akoga mu gitondo saa sita na nimugoroba, kandi akogera mu kintu kinini cyane y'amazi akaba ari y'abantu banywa, kandi ukabona ko abo bantu bagumyeyo kugeza ubwo umwana w'umukobwa yishwe no kunywa amazi. Yari afite inda nibuze yajyamo nk'amajerekani 2 y'amazi, kuko ngo nimba mu gitondo waranywaga litiro 5 byasaho ku mugoroba uri burenzeho mpaka kuzageza ugeze kuri level yo kunywa injerekani yose. Nk'ibi bintu birimo bikorwa hano mu isi, ubona ari impamvu ki abantu batari guhumuka amaso ngo babone ko ari esprit satanique cyangwa se ari imbaraga z'imyuka mibi zirimo zikora, ahubwo tukabona abantu bariruka cyane. Yego. Babisanga kurenza ahantu hari ukuri. Yego. Icyo ni ikibazo cyiza, kandi warakoze kugenda ujya gusura. Yego. Ko amakuru nk'ayo tuba tunayakeneye kugira ngo tubone uko tubwira abayoboke bacu. Mu by'ukuri muri iki gihe cya nyuma na Yesu ubwo yarabivuze muri ijambo ry'Imana ko hazaduka abahanuzi b'ibinyoma benshi, kandi ngo bazayobya n'intore z'Imana niba binashoboka. Nanone ngo Satani ashobora kwihindura marayika w'umucyo. Abantu bamubona no mwiyerekwa cyangwa se bari mu nzozi barota, kuko Satani ni umwuka, ntabwo yambaye umubiri. Ashobora no kuza mu nzozi z'abantu, abantu akabazaho nka 3 cyangwa 4 abereka ibyo bagomba kujya kuvuga. Muri iki gihe cya none rero, kuko azi ko igihe cyari kigufi, ari gukora rwose afite umwete. Nibo nk'abo ngabo tubona baza mu iryo zina ngo ni ba Yesu, kandi na Yesu akaba yarabyivugiye ati nibavuga ngo ndi mu kirambi ntimuzajyeyo, nibavuga ngo ngeze hariya ku rugi muramenye ntimuzajyeyo, kuko aho inkongoro iri nako aho intumbi iri ni inkongoro ziteranira. Yego. Ntabwo tuzayoberwa uko Yesu yaje. Ntabwo azatwihisha kandi tumufiteho ikimenyetso. Dufite umwuka wera yadusigiye nk'umufasha tubana nawe, azatwibutsa ko yaje, ni nawe uzadutwara kumusanganira. Dore ko azabanza gutwara itorero. Itorero ni babandi bamwakiriye bakamwizera nk'umukiza, bakora ibyo ashaka, ntabwo ari abanyedini. Amadini ni ubwugamo bw'aho abantu basengera. Amadini ni ukugira ngo abantu biyoroganize uko bakorera Imana. Ariko kuvuga ngo idini ni itorero ni ibintu bibiri bitandukanye. Itorero n'abatoranijwe na Kristo, bazwi nawe kuko bamwakiriye nk'umwami n'umukiza. Abo rero Kristo nagaruka ku bicu bazamusanganira, n'abapfiriye muri we nibo bazabanza kuzuka. Nyuma rero abo bandi bazasigara mu kaga gakomeye, kuko igitabo cy'ibyahishwe kirabisobanura. Ibyari bihishwe ni nabwo buhanuzi twemera. Ubwo abantu butavuye hano mu ijambo ry'Imana, ubwo rwose turabukemangwa cyane, ntabwo tubwemera,
keretse ubuhanuzi buturutse muri Bibiliya. Imana yandikishije iki gitabo kugira ngo kituyobore, ko kera yavugaga avugiye mu bicu akavugira mu bahanuzi, ariko ubu yandikishije iri jambo. Hirya y'iri jambo nta bindi, twaravuze ngo uzongera ku ijambo ryanje nzamwongerera ibyago byose byanditswe muri iki gitabo, ugabanya nzamukura ku giti cy'ubugingo. Ubwo rero abangaba nayanda ni ukwihahira bakurikije imibereho n'igihe tugezemo cya tekinoloji ihambaye. Buri wese ari gushakisha imibereho, naho gukorera Imana nta bibarimo rwose badakoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Aho ngaho ntago nkwemerera kugira ngo uhatambuke. Wavuze ni hari ahirya mu gihugu cy'abaturanyi rwose, hirya no hino ahantu bafite umwidagaduro biyitirira iryo zina, kuko bazi ko abantu benshi numva ngo uyu ni Yesu, uyu ni Yesu, barabona barahurura. Kandi kuko no mu Rwanda uvuze ngo Yesu ari hariya, abantu benshi bagenda. Ni nayo mpamvu abantu bigisha inyigisho z'ibitangaza, kuko niyo mpamvu abantu bazitirira izina rye no mu minsi ya nyuma. Ubwo rero rwose turakangura umuntu wese, Kristo bacu, abizera bacu n'abataramenye Imana, ntimukemere abantu babwira ngo uriya ni Yesu. Yesu dufite n'umwe dufite ku musaraba, nta wundi dufite, kandi niyo Mana yacu. Tugana ku musozo bitewe n'amasaha, twari dufite ikiganiro cyiza kiryoshye cyari cyanejeje, yenda Imana nidufasha tuzongera. Ese idini ryubakiye ku buhanuzi n'idini ryubakiye kuri Bibiliya, idini rishobora kurama n'irihe? Pasiteri nakivuge ne, kuko idini ni ikindi kintu. Impamvu rero narimbaje iki kibazo, inshuti zanjye murankurikira ndabizi, nimuntera amabuye. Iyo muzinduka mu gitondo, umwigisha wa mbere akitangisha, uwa saa sita akitangisha ngo Imana iravuze, uwa saa 9 mukageza abantu saa 12 mubaka amafaranga, muri abajura. Byarambabaje rero, niyo mpamvu mbajije iki kibazo, kandi muzi ko ntajya mbahisha abantu n'ibijye Bibiliya, kandi urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho kandi rwanditse ku nokore rwose. Abe nubakira umurimo w'Imana ku ijambo, nyine uwo murimo uzakomera, kuko natwe twabaye kubwo ijambo. Navuze turaba. Murakoze cyane bashumba, reka mbasabe kugira ngo mutambutse nimero zanyu za telefone kugira ngo bakwifuza ubusobanuro burenze ubu ngubu abe yababona, nimurayiza muduhesha umugisha. Murakoze. Reka nsubire mu mazina yanjye, nitwa Reverend Pasteur Nsenyuma Salatiel. Nimero yanjye ya telefone ni 0782 611 941. Tigo yayo no gukuramo 82 gashyiramo 22. Ubwo baba wambonye rwose aho nabandi hose nakwakira. Amen. Murakoze cyane. Ndabibutsa amazina ni Pastor Anthony Bimenyimana. Nimero yanjye mbonekaho kenshi ni 0788 516 ndasubiramo 0788 murakoze. Mudusabira umugisha rero. Kadusenye Imana. Nyagasani Imana yacu, nukuri niwe wabanje kudukunda, bituma natwe twumva tugukunze, kuko wadukunze tutagushimye, kuko ubana natwe ukatwigisha ijambo ryawe ry'ukuri, kandi ijambo ryawe akaba ryo ritubatura mu byaha, rikatwegeza Imana yera, ari wowe utweze ukadutunganya, ukanadutuma ku murimo wawe. Uyu mwanya rero turagushimiye ku kiganiro cyiza twari dufite. Reka Mwami abantu bahumuke, bayoborwe n'ijambo ryawe Bibiliya yera, be kwishingikiriza abahanuzi b'ibinyoma bazaduka mu minsi ya nyuma. Ndagusabye kugira ngo abakristo benshi ubahe kujijuka no gusobanukirwa neza abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma. Byose rero tubisabye tuzi ko ugiye kubidukorera no kubiduha, no gukomeza abantu bose bamamaza ubutumwa bwawe. Nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
wabanye natwe nimba utarakanda subscribe ukanda subscribe muhamagara abashumba barushirizeho kubasobanura kandi banabasengere kuko barabisigiwe kandi barabikora ndetse cyane. Uwiteka Imana naduhana umugisha. Shalom.